Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi isomo tubafitiye ni isomo rijyanye n'ukuntu wareba amashusho ageze nko kuri 5 ukaza kuyahindura ukayahereza ijwi rimwe cyangwa nk'indirimbo imwe. Nk'urugero nabahereza ni nkaho usanga hari amashusho atandukanye menshi y'ibikorwa bitandukanye birimo kugenda biba, ari ugasanga ibyo bikorwa bifite amashusho, bifite indirimbo imwe bihurizaho. Kugira ngo rero ibyo bikorwe nta kundi tujya hano muri file ukaza import. Hano mfite amashusho ageze muri 5 hamwe n'indirimbo yitwa Tuzarwubaka. Ayo mashusho ndayafata yose uko ari 5 hamwe n'indirimbo yanjye, hande ngo open. Imaze gukanda open, igita gikurikiraho nuko ya mashusho yawe yose agira gute ahita aza. So turafata ishusho rya mbere turishyireho, dufate irya kabiri naryo turishyireho, dufate irya gatatu naryo turishyireho, dufate clip yacu ya 4 nayo tuyishyireho, dufate n'iya 5 nayo tuyishyireho. Iyo tumaze kuyashyiraho yose uko ari 5, icyo dukora, uburyo bwa mbere ushobora gufata kamwe ukajya ukanda ugaselectiona, ugakanda right click kuri mouse yawe cyangwa kuri suri ukajya muri unlink. Imaze gukora unlink, ufata ya shusho rya jwi ryawe rya kabiri. Twavuze ko video ari video, audio ni audio ya hano hasi yerekana amajwi. So iyo duplayinze ubundi tukabyumva, twumva yuko harimo amajwi atandukanye. So turafata iri jwi ryo hasi dukande delete, tuze tujye kuri ya kabiri nayo duselecting byose, dukande unlink, dukande ijwi, dukore delete. Tuze hano muri ya gatatu, ngira ngo murabyumva harimo amajwi menshi. Kugira ngo ayo majwi avemo turakanda right click, dukande unlink, dufate rya jwi naryo turivanemo. Ubundi buryo ushobora gufata zose icyarimwe, nk'uko nafata izi za nyuma nkaziselectiona zose nkazikandaho nkavuga ngo unlink, noneho nkafata ya majwi yo hasi yose icyarimwe nayo nkayavanaho. Ubu ni ukuvuga ngo aya mashusho yacu twasigaranye nta jwi na rimwe, nta sound na rimwe, na audio igiye irimo. Kugira ngo rero tuzanemo indirimbo, ni ukuvuga ngo turaza dufate ya ndirimbo yacu tuze tuyishyire muri video ya kabiri, audio ya kabiri. Nidukanda play, ngira ngo murabyibonera, hariho ya mashusho akaza afite irindi jwi. Ariko aya mashusho yacu hari yindi yagiye hejuru, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iri hejuru niyo iyi ndirimbo. Kugira ngo tuyivanemo nayo rero nuko tuza tugakanda right click kuri mouse yacu kuri iyi shusho y'indirimbo, hanyuma tugakanda unlink. Noneho kugira ngo dukuremo ijwi tugakuramo ishusho, akaba ariyo duselectinga tugakora delete. Noneho ya audio ya kabiri, aho kugira ngo ijye muri kabiri tuze tuyishyire muri rimwe, kuko ubu ngubu n'ubundi niho twifuza kwijya. Niduplayinga rero turaza gusanga amajwi arakomeza.
So rero iyo umaze kubikora gutyo ugasanga ya ndirimbo yawe yabaye ndende kurusha video zigarukiye, uraza ukajya muri izi tools. Hariho tool yitwa razor tool cyangwa se bisobanura urwembe. Ufata urwo rwembe rwawe ukaza ugafata wa murongo aho garukiye, niba ari aho ngaho, naho ukaza ugakata kuri rya jwi ukoresheje rwa rwembe wakata. Iyo umaze gukata uhita ubona ko zibaye amajwi abiri atandukanye. Ubwo dusubira kuri selection tool cyangwa shortcut ya keyboard ariyo V cyangwa V, ugakanda V, hanyuma ukaza ugaselectinga ijwi ryawe rya kabiri ugakanda delete kuri keyboard. Ubwo ni ukuvuga ngo aya mashusho hamwe n'ijwi byose birangirira icyarimwe. Murakoze, stay tuned ku yandi ma video aza gukurikira.